turabasuje mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson ndasuzana mwakanze subscribe like and comment nize ko mumeze neza good bless Imana ikomeze ibaho umugisha kandi nawe nimba ari bwugeze ku muyoboro wa YouTube channel yacu kandi subscribe like and comment Imana kandi ikomeze ibaho umugisha nibute wakana kukazogera wibukuga kandi kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibonera gatanu kuri gatanu muri aka kanya rero tuje tubabwira makuru tuje tubabwira yuko ku byamamare muzi byakoraga mu rubugo rw'imikino kuri Radio Rwanda ariwo muzi Ndayishimiye Rigani ariko akabazwi kuri Rugaju Rigani Ndayishimiye akaba ariyo mazina ye bwite Rugaju none rukarituruka ku izina rya se ndetse n'undi mugabo witwa Rikasi ndetse n'undi mugabo witwa Jagwani na Mucyo bose nabandi bari kuburanishwa aba bagabo rero bageze ku rukiko saa 3 zuzuye baza kuburanishwa saa 4:15 urukiko rugitangira ariko hamanje hasomwa abagabo bakora mu nzego zikomeye cyane bashinzwe ibyaha mu kunyereza imitungo ya APRFC n'abagabo bakora muri nzego zikomeye za leta uwa mbere n'umuvugizi w'urwego rwa CS cyangwa se Rwanda Correction Service rushinzwe ifungwa n'abagororwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na CSP Hira Sengabo ndetse na CSP Mukanabana Oliver abo n'abavugizi bakomeye cyane bo mu rwego rwa CS cyangwa se Rwanda Correction Service rushinzwe ifungwa n'abagororwa mu gihugu cy'u Rwanda abo bakaba bafite amapeta akomeye cyane nabo bakaba bari gushinzwa kurya kuri ruswa ya APRFC reka twongeye tugaruke no ku mugore witwa Penina we yanze kuburanishwa yasabye yuko ko yabaretse kuburanishwa kubera yuko atwite afite ikibazo cyo gutwita nyuma yuko yarangiza kubyana we yaburanishwa ariko abandi bo bakomeje kuburanishwa umwanzuro turaza kuwumva nyuma turaza kubabwira umwanzuro urukiko rwafatiye aba bagabo dore ko hari nabandi bari kuvuga yuko ko batigeze barya kuri ruswa ya APRFC ariko bose bakaba bari mu rukiko rwa Nyarugenge bakaba bari kuburanishwa nubwo batari babyemera turaza kubabwira umwanzuro wabyo dore ko RDF herutse gutsora itangazo rivuga ati umusuvire wese uzagire nikosa n'umwRDF bose bazaza baburanishwa ku rukiko rukuru rwa gisirikare kandi ibyo nango byari bibwabwe bihari ubu ariko ubu nibyo bigiye kuzabikorwa umuntu wese uzaza ujyana ikosa akari kugikorana n'umwRDF bose bazaza baburanishwa mu rukiko rwa gisirikare kuko uba wagiye mu bundi butabera ikindi kandi Kapiteni Penina nataburanishwa n'urukiko rurahita rusubika urubanza kubera yuko Kapiteni Penina ni uri hejuru ya byose niwe bashaka kubaza byinshi hagati yabo ni ufite icyaha gikomeye cyane ariko nabandi bafite icyaha gikomeye cyane kuko bose bari kuri ruswa ya APRFC kwa Penina nuko byifashe rero reka tugaruke kwa Ndayishimiye Rigani muzwe ku izina rya Rugaju ndetse na Rikari ndetse na Jagwani na Mucyo ubwo bo bavuze yuko ko bagomba kuburanishwa bari gutanga imyirondoro yabo kugira ngo nabo baburanishwe ikindi kandi nuko andi makuru agezweho meza kandi afite isuku turaza kuyabagezeho ejo mu gitondo kugira ngo tubabwire ibyasotswe nyasi byasomwe n'urukiko kugira ngo tubageze amakuru ya nyayo mugende muze ese ni iki kivuye mu rukiko nuwe mwanzuro urukiko rufashe ubwo byose tuzaza kubibagezaho ejo nizeye ko mumeze neza kandi mwakanje subscribe like and comment ku bantu mwadukurikiye ciao ubwo nahejo turaza kubibagezaho gatanu kuri gatanu ese nuwe mwanzuro wafashwe n'urukiko ciao